Rero iki kiganiro ntabwo kiri buze kuba kirekire, nari nzi ko wenda bari buze gutinda ariko imbeho yahise iza no kuba amazi yari akonje n'ukuntu bayamenaguye cyane, ikindi hari n'uwari wagiye agwa gutya mu ndobo mo imbere. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira. Hari abantu benshi bari baransabye kuzabereka abana kuko mwabaherukaga bakiri bato ariko barakuze. Tana icara, icara, icara sheri. Niki? Icara. Abantu benshi mwifuzaga kubabona barakuze, barashimishije sana. Twari turi kuhira indabo ariko byarangiye amazi aribo barimo kuyinywera no kuyamena. Ngwino wicare mama, ngwino wicare, icara. Bibi ni bibi, sibyo? Mubwire Mikaeli ni bibi. Mubwire. Mama mubwire. Mubwire ni bibi. Mubwire ni bibi. Taliha. Mikaeli. Kumana. Mubwire ngo ni bibi. Mubwire ni bibi. Ume. Mama bibi. Ni bibi, vuga ngo ni bibi. Icara. Hamagara kami azana amazi. Sibyo? Niki? Icara. Hamagara kami. Vuga ngo ni bibi. Vuga ngo ni bibi. 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 Vuga ngo bibi. Bibi. Ume. Hamagara amazi. Hamagara kami. Hamagara kami. Taliha bizu. Ume. Tanga bizu. Hamagara kami. Yarayiri. Abana nibo bantu ba mbere bakunda gukinira mu mazi, ni nayo mpamvu nabaretse ngo uyu munsi ubundi tuyabemo. Katwongerere, wese mwongereremo. Ibintu by'intebe tubyegeze, sibyo? Sibyo? Haguruka. Kandi hahagarara. Dede. Dede. Intebe njya kuyikura. Utaza kuzana ibintu byo kwicara. Ni. Ushaka kuvuga? Genda kumureba. Ko muri kurwana? Buretse mama. Ni bibi kurya igikombe, sibyo? Niki? Papa. Bayi, mugire bayi. Nana, bibi kurya, sibyo? Vuga bibi. Me. Dusanze ibikombe biri gutuma umwana hano anywa amazi ataza kumugirira nabi tubikuramo. Arimo kuyifata ndamukubita. Mubwire ni bibi. Mubwire bibi. Bwira hawura bibi. Mubwire hawura. Hamagara kandi. Reba hano turebe. Amazi y'umwana.
ni bibi kuyirya. Hamagare turirimbe bana. Ego bana turebe. Ego mana, ego mana, zana ayo mazi natwe twifata yacu. Oba uragwa aho ngaho, uragwa ugiye he? Hariya uragwa ugiye he? Ugiye he? Mikael ugiye? Mama ni bibi. Ugiye he? Ugiye he? Ugiye he? Ujya kuyiturira kubera nayiguhaye? Ni bibi. Genda uhe papa bizu uhita ugaruka, sibyo? Ukagenda umuhe bizu. Ini basi nawe. Mama ni bibi, sibyo? Ni bibi. Mama. Oui. Mama. Abe. Mama. Abe. Oho, ni bibi gufata gutya. Bayi. Mubwire bayi papa. Mubwire bayi. Vuga tari hano. Ni bibi mama. Mama. Abe. Ni bibi. Tari hano ugiye he? Uragwa ho haranyerera. Muragwa. Muragwa. Tari hano ngwino. Ngwino Mikael, ni wowe uri gutuma umwana agenda. Ngwino. Manuka. Manuka icara. Mama. Abe. Mama. Abe. Igerayo mutane hatambuka. Uzi ubwenge urabizi ko wagwa. Ari kumanuka akambakamba. Buretse. Icara. Mama, sinakubwiye ko ari bibi. Ni bibi gufata ariya mazi ukayashyira mu kanwa. Ariya mazi. Sibyo? Sibyo? Bayi papa. Ugiye kumureba? Abonye igisiga. Reba igisiga. Cyagiye hariya hejuru. Wakibonye? Wakibonye atari hano? Mikael ni bibi. Ni bibi hariya. Uretse mwereke hawura. Uretse mbereke. Uretse mwereke mama. Uretse dusuka amazi. Uretse atari hava. Yo gushyiramo hano. Bayi ni ndi kwibwira. Ntabwo agiye. Bonjour. Tariya uri kuvuga ngo mama shyiraho Jose ashyiremo amazi. Wiza ari mu biti. Hawura shyira iyo base iyo ndobo Jose ashyiremo amazi. Mushyire. Akire. Ndebera. Nayo arimo. Shyira Jose ashyiremo amazi. Mushyire. Shyira Jose. Shyira Jose. Shyira Jose ino ndobo. Shyira Kami. Mushyire. Shyira Kami. Rekura mama. Shyira Kami. Akira. Shyira Kami. Mushyire azana amazi. Ntabwo abishaka. Ayi. Bayi. Bibi kukurya mikoro. Ni bibi.
mubwire Mikatari hari ni bibi mubwire warakaye se warakaye yangu warakaye shyira Josi ino ndobo dore nguriya mushyira indobo reba hariya hariya mushyira indobo iyi mushyira ashyiremo amazi bayi shyira Josi indobo ashyiremo amazi haula mwana we ndebera ari kuyi reka mama bibi ni bibi shyira Josi aguha amazi hariya iki agiye heza ugiye heza genda kureba papa inyure hari igendere kumureba ntabwo ubishaka wabonye umuntu koko se mana arakutwariye iyendere bayi igumana warakaye ninde wakuvuze se pu mukubita pu yavuze umwana yise tani ariko noneho mubwire bayi mubwire bayi mama reba hano tari ha turebe mu maso Mikaeli yatinye bibura ibikombe ngo nywe amazi wampaye baro imwe koko mwana ye we bayi koko mama mubwire ngo ni bibi mubwire hawura kuna mama reba hano turebe koko mwana koko nani turahiye mwana nana hamagara kandi ajye kuzana televiziyo turebe ninde mbega uko umenaho amazi utabishaka shyira kame indobo mushyire papa nana puna nana egera hano hafi genda uzane baro nana nana yanze nana kohereze nako ntarebe ndabona bakaza ahubwo aka kantu iyo kajyamo naga hasi jya uzane baro yindi mama hari hajya kuzana baro yinaga hasi jya uzane baro ura wajya umabarira jya uzane baro papa yazanira baro
Tari ha. Nyuzane baro. Mm, mm, mm. Zanira baro. Zana baro. Yizana. Zana baro. Akaba yayizana. Ii. 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 Ngaho uvuga ijambo rya nyuma dusezere hariya. Ugende gukuramo imyenda hakonje. Uvuga. Gira ikintu uvuga. Gira ikintu uvuga rafiki yangu. Gira ikintu uvuga. Ushaka kuyakoramo wicaye ahangaha urumva bishoboka. Ukuntu nabaye. Tari ha. Ngiye. Mama kiravuga. Ushaka kuvuga iki? None se ko ndi kwiga ukavuga ijambo rimwe rahira. Ego mana, hamagara kandi. Tari ha, hamagara kandi. Kabe. Hamagara kandi. Abe. Bayi, ugiye gute? Uragwa. Ari kunyerera. Uragwa. Gwin. Uragwa sheri. Gwin. Tari ha, uragwa. Mama, uzakuvamo. Gwin. Koga? Koga? Tugende koga. Tugende koga. Koga. Ego. Ujya kurira? Hatari habizo. Hatari habizo. Oh me. Oh me. Mukore bayi hariya. Ugere gutya bayi. Kora bayi hariya. Ugiye he papa? Ugiye? Uragwa. Icara. Abe. Oui. Icara. 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 Twabivuyemo sibyo? Na ubu uri gushaka kugenda uragwa. Uragwa. Ngamuvuge bayi. Turahira. Umva. Mama. Vuga bayi. Vuga bayi. Vuga bayi. Vuga bayi. Hamagara kama aza gutwara. Hamagara kama. Aba bara. Dore kami muhamagara. Reba kami hariya do. Reba kami mama. Do reba kami. Kahamagara hawura turekwa. Dore kami. Ita iguri. Ndebara ruhi. Ita. Dore kami. Genda kwa kami hariya. Kahamagara atari hazi. Genda kwa kami. Ngaho genda. Bye. Genda kureba kami. Bye. Iruka urebe kami. Iruka. Genda kureba kami nawe. Nawe genda. Hamagara na Mikaeli.
irukanka ugende ufatire kamwe, genda ufatire kamwe. Tariya ngwino, genda kureba kamwe, mbihorere, genda uhe kamiya mbi, nawe va mugende kureba kamwe, mwihorere, nibagenda, genda kureba kamwe. Wagarutse papa, dusoze pe. Abana ngiye kubareka bagende kuko aya mazi arakonje, bataza kuyatindamo bakaba bagira ibindi bibazo, ubundi ngewe nze mbaganirizeho gatoya. Ngaho nimugende muvuge bayi, genda kureba kambi, genda kureba kambi. Ninde se? Abana bari kureba papa se? Ninde? Ni wowe. Bayi. Nabonye abana barimo gutitira bari no kunywa amazi mpita mbivamo, niyo mpamvu bagiye vuba, ariko kwari ukugira ngo mbaberekeho gatoya. Ubundi hari indi mirimo nari ndimo yatumye nari ndi mu mazi cyane, ndavuga ariko ubundi wareka kubigira ibintu by'ubukwe nabo bakaza bakayansangamo ubundi tugakomereza. Abana mwababonye barakuze, Mikael na Tariha na Halwa barakuze bameze neza barashimishije. Nuko nyine amazi hari abana benshi, abantu babafite barabizi, abana bakunda amazi. Nk'ubu amazi yo kunywa ahantu yabaga twarayahakuye dushaka ahantu tuyamanika. Ibintu byose by'iwacu ubu biramanitse kuko baragenda bakabyangiza, nk'amazi twayashyize ahantu batagera. Kubera iki? Baragendaga bakayafungura, umwe agategaho umutwe amazi akamanuka, ajya yumva amanuka akumva ni byiza. Umunsi umwe kugira ngo mbimenye naratashye nsanga amazi yashize yo kunywa, kandi hari hashize nk'umunsi umwe nyaguze niba atari uwa kabiri, amazi yashize naho barayamena, bikaba ubwo bayamennye abantu ntibamenye ko bayamennye, ahubwo bakabyumva umwana avuye nk'aho hantu yayameneye akahita agwa akikubita hasi, yarira bareba bagasanga aho hantu hari amazi. Abana bakunda amazi bya hatari. Ubundi ni uko cyakora ntababeshya, ubu ngubu hari ababyeyi njya mbona, ariko abenshi n'abo mu bihugu bitari ibyo muri Afurika njya mbona batwara abana babo bakiri batoya bakabashyira muri pisine. Nanjye ubwanjye sinzi koga, none ngo ndaterura umwana wanjye w'umwaka n'amezi angahe ngo mujyanye muri pisine, uwo mutima ntabwo nawubona. Rero kubera ko nzi ko abana bakunda amazi, kandi hari igihe biba biri ngombwa ko umwana akinisha ibintu bitandukanye n'ibyo asanzwe akiniramo, kugira ngo nyine ubwonko bwiwe nyine bufunguke, nyine akora ibintu bitandukanye n'ibyo yakoraga. Uzarebe nk'umwana iyo akunda kuba mu nzu, hari igihe aharambirwa akajya arira, ko wamujyana hanze akishima akahava yananiwe agahita asinzira. Rero ibishoboka byose bikorera umwana wawe, pfa kuba nta kintu biri bumwangizeho. Ariko Mikael we mwabibonye yahise areka no kuyakiniramo, nari narangaye gato yafata igikombe abasutseyo menshi nyine aranamukora, ariko nta bidasanzwe, nyine mu kanya arasoba ashire. Ariko abana bameze neza, ukuntu ndi kuvuga wagira ngo basinziriye byahe, barimo kubakuramo pampa kuko ubu zajandamye zuzuyemo amazi. Uyu munsi mbaberetse, ubundi gahunda yari iyo kuhira indabo, ariko narabivuze mu biganiro nakoze mu minsi yashize, baratinya iyo babonye umuntu batamenyereye, nyine ubwo ntago bava aho hantu bari ngo babe bagenda, uko mwabonye Natali hajya kugenda yigize ubwoba akajya areba ngo atava ahantu arakamufata. Baba batinya, ariko hari umunsi umwe n'ibinkundira hagati yo bakangahera yo kuwa kane no kuwa gatanu, nibikunda nzakora ikiganiro turi twenyine, tuzashyiraho kamera tubazane, umuntu yihishe ubundi murebe. Baba bafite akavuyo kakandi katabaho, ariko uyu munsi nyine bagerageje kubera ari amazi, bakinnye ntibagira ubwoba cyane, ariko bari nko kwicara turi kuganira bari kureba umuntu, ntabwo baba bameze nka kuriya mwabonye bari bameze, baba batuje, umwe wese anyurira undi arira gutyo, ariko bigenda bishira gake gake. Abana bafite igihe
nk'icyo bariya bagezemo niko bamera, iyo batabona abantu benshi cyane iwabo bagera aho ngaho bagatinya. Rero iki kiganiro ntabwo kiri buze kuba kirekire, nari nzi ko wenda bari buze gutinda ariko imbeho yayisiza no kuba amazi yari akonje n'ukuntu bayamenaguye cyane, ikindi hari n'uwari wagiye agwa gutya mu ndobo mo imbere, nabonaga bishaka kuza kubatera kuba barira cyangwa bakarakara, ugasanga nimba njyewe abana banjye iyo umuntu abakoreye ikintu bakaba barira cyane, iyo baryamye nyine amera nk'umuntu uri kubyibuka, hari igihe ujya kumva bararize cyangwa nasinzire neza akajya yicuramo buri mwanya akarira, kandi ubu ngubu bagiye koga bahite baryama, rero nanze kubatera agahinda, ariko mpamya ko n'abandi bana hari ariko baba bameze, sinzi ukuntu biba nyine niba iyo aryamye aribwo aba abonye akanya ko kwitekerezaho bigahita bigaruka, sinzi menya n'ab'abandi ariko bimeze, muze kutubwira muri comment ukuntu bimeze. Ikindi ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri ya channel nshyashya nababwiye yanjye yitwa Ketchup Films, kimwe nk'iyi ngiyi ni ukuri kw'Imana, abe witeze nindeze umuntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel ya Ketchup TV show n'iriya ya Ketchup Films, ndabasabye nk'uko mwabinkoreye mbere n'ubu ngubu mubinkorere, mugende mukureho subscribe, tukore tubahereza ibintu bibaha ibyishimo. Hari agafilime ndi gutegura keza Imana imfashe ikiriremo imigisha, muzagakunde kazabagirire umumaro, keza cyane kabisa, mu minsi mike ndatangira kugakoraho. Rero ni ibyo ngibyo, hari nari narababwiye ko nzabereka abana ukuntu bamaze kungana, ni byinshi ku bana umuntu yabereka ariko umunsi umwe ntabwo byakunda, uko Imana izajya igenda ishoboza nzajya mbikora. Mbaberetse nyine kuriya, nzababereka mu bundi buryo n'ubundi. Ibyiza biri imbere. Nk'ibisanzwe nyine ndabasaba gukomeza kunshyigikira, kumfasha mu buryo bwose bushoboka bwo gutanga ibitekerezo, uko ubyumva, icyo ubona nakora, icyo nakosora n'ibiki. Ikindi nongere nibwirire abantu, nakoze ibiganiro bihagije, mana we, bibe kuri channel yanjye, bibe ahantu hose umuntu ankurikira yarabibonye ko napostinze ko njyewe nta muntu nsaba amafaranga kugira ngo aze muri filime zanjye. Ibyo bintu mbivuze hari ubwa nyuma. Abantu rero hari umuntu wanyandikiye ngo Keca ngo wiriwe, ngo ako ndebe ko iyo message nyibona nyibasomere mwumve. Imana imfashe nyibone. Mfite message nyinshi z'abantu ntasevinze amanimero yabo, kuko nandikirwa n'abantu benshi cyane, ntabwo najya nasevinga buri nimero ku yindi, nazashiduka binshanze, ariko kubera tuba twandikiranye njyamo nkareba, nabatwara umwanya, ariko reka mbivuge ko ndumva mbyibuka. Yaranyandikiye arambwira ngo Keca wiriwe, ngo uzi ko ngo hari umuntu ngo kuri TikTok ngo wirirwa yakabana amafaranga ngo akwiyitirira. Ndamubwira nti ndabizi kandi nabivuzeho yuko uwo muntu atari njyewe. Ndamubwira abo ni abatekamutwe. Arangije ngo none se ngo watabaye ngo utabarira hejuru, ngo nuko gusa ngo mbona ntacyo ukeneye ngo kubikoraho, ngo kandi ngo abantu bari kubarya amafaranga. Niko se we wagiye kunyandikira iyo message uri kubibona ko nakeneye gutabara, uri kubibonera he? Narabivuze ko ntasaba abantu amafaranga. Uwo muntu mujya gukurikira kuri TikTok ukaba utakurikira kwa Sabe kandi narabivugiyeyo, sinibaza ngo aba yaririmbye izihe ndirimbo. Ese ni gute ubundi mutagira amakenga abantu mugenda guhereza amafaranga uriya muntu? Umuntu ntimuvugana, kuko abambwira ibyo byose bambwira ko atajya bitaba kuri telefone, ngo ni ukwandikirana. Uramwandikiye amafaranga yohereje ku mazina y'umugabo, umugabo wanjye ntabwo aba muri sinema, umugabo wanjye nta hantu ahuriye n'ibintu ngewe nkora, ntabwo rwose yajya gufata ayo mafaranga kandi amazina ye murayazi. Uwo muyoherereza nimba yitwa ngo nshimiye Imana niba ari nde,
Eh? Ni iryawe? Ni wowe cyangwa murumva njyewe reka mbabwize ukuri nta muntu utsaba amafaranga unambabarira ubyumve ko nuramuka uhuye nabyo nyine uzamenye ko bagutekeye imitwe ubwo nawe ugahubuka ugatanga amafaranga ndabasabye mujye mugira amakenga n'umuntu muziranye umubaza amazina uri busange kuri iyo nimero ukamwoherereza amafaranga ukamuhamagara akamubwira wayabonye muba mwavuganye ni gute umuntu mutavuganye ngo noneho ngo arababwira ngo bakorera ngo kuri 40 ukifata ukagenda ukajya kuri 40 wahaye amafaranga umuntu mutavugana wahagera ntakwitabe warangiza akaba ari ujya gushaka nimero yanjye noneho njye naranabyoroheje nimero yanjye iba hano kuri YouTube niba uwo muntu akwandikiye sibyo nimero yanjye irahari ntabwo ubyibura wanavuga ngo nta nimero ye tugira nta hantu yabivuze narabivuze mumbabarire mubyumve biba abantu mubibwira inshuti zanjye mumfashe umva ye njye nta mafaranga y'abanyarwanda nshaka kugira ngo baze kunyinira ngaho nyumvira kuva ku kibuye uje kuri 40 ngo gukina filime niwavuganye n'umuntu ngo mwandikiranye message uzi ko mugira icyizere yamweje na vemire ngamba nyumvira gaceza ko be wajye kakumbekera njyewe reka mbabwize ukuri ningira igihe cyo kubishyuza nzaba mfite office nzayibabwira uza amafaranga uyahengeye uri kureba njye uri kubikubwira apana uwo muntu mwirwa muyoherereza nanabibabwira mujye mwandikira mubwire uti twarabimenye yavuze ko we ntayakenera tuzayamuha amaso ku yandi kandi njyewe ndi seriye mumbabarire mubyumve mukunde amafaranga yanyu mbega kandi mwumva mushaka kuyatanga ngo muyahereze buri muntu wese hari abantu bari kwa muganga badafite abantu babafasha hari n'abantu bababaye muzi mu buzima bwanyu mujye mugenda muyabaye aho kugira ngo mugende muyahereze abo mubonye bari bo bose njye ninkwishyuza kuza muri filime yanjye nongeye mbisubiremo uzayampereza imbona nkubone uzayama nkukinishe nimbona uzi gukina ubwo ngubwo mbe nakugira actrice cyangwa acteur principal ibyo ngibyo ariko ibintu byo kuvuga ngo mugiye kohereza mwohereza bamara kuyabarya akaba aribwo ngiye mumamagara wapi mujye mumamagara mbere yuko bayabarya sinibaza ukuntu umuntu amara gutanga amafaranga akaba aribwo ajya gushaka nimero ya nyayo hoya kandi hari abo twavuganye nabo rimwe na rimwe nkumva sinzi ibintu bari kumbwira ukuntu bimeze ngo yaranyetse amafaranga ngo mpita nguhamagara ni ukuri kw'Imana murekere aho ngaho mwatanze arahagije murekere aho cyangwa se uzi ko yayamuhaye uzagenda utanga ikirego ujyane n'ibimenyetso ubundi uwo muntu akurikirane ngewe mumbabarire mubyumve ko ibyo bintu atari byiza iyo umuntu amamagaye ari kumubwira ngo bamuriye amafaranga atamamagaye mbere yuko ajya kuyatanga mba numva namukubita mubaye muzi nibyo rero nashakaga kubabwira no kubasangiza ndakonje nanjye niyo mpamvu muri kubona ndi kuvugana nitonze cyane iyi kanzu usibye hano hejuru ahandi hose ndatose n'ibyondo hasi ku birenge ndasa nabi kanjye kwikuraho agahuyu uyu munsi kuri njye n'umuganda ngiye koga Imana ibarinde ndabakunda cyane bye